Fredina ni bora n'ababeshye ndaryohewe ubwo ni ubujajwa ubwo ni ubujajwa ariko nta bukwe butaha butagezwe intorezo biriya ni ibintu bibaho kuba umuntu yajya gukora mariage hakaza abantu bavuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo ubukwe bube bwasubizwa inyuma siwe gusa byabayeho no kuri bana bume twarabibonye rero ubukwe bwose bugerwa intorezo ntago ari igitangaza kuba biriya byarabaye ako none numvisha amakuru yo kumwihakana uwo mupasiteri yamwihakanye ngo nta nubwo azi Fredina ngo yamubonye ngo ku kinyamakuru ngo yamubonye kuri Bosco Empire. Hello guys, tubahaye ikaze kuri Top TV show kugira ngo tubane mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ndabasuje aho muherereye, mbifurije amahoro y'Imana, abameze neza mushima Imana, abatameze neza namwe mwizere ko bizagenda neza. So tugiye kuganira kuri topic ivuga kuri Pastor Mutesi. Kamera wakomeze. Pastor Mutesi uramukunda cyane. Pastor Mutesi ndamukunda cyane. Rero modo. Abundi mu bantu bose Romodo ninde mu Rwanda? Romodo wanjye ningesha. Romodo wanjye ninge ariko ni njyewe kabisa gusa Pastor Mutesi ngenda mukunda ni umunyakuri ntabwo nyine I don't know mbona ari umuntu nyine ugaragaza amarangamutima ye nyine sinzi ukuntu yitera ikindi mbona ari umugore uri strong ndamukunda cyane ari strong ibaze ko ari nkanjye bari gutera ari amasasu y'amagambo nk'aya muriho nakiruka yes ashaka kujya muri komoka ukirukanga imisozi yose nahita niruka ariko bajya bavuga ngo iyo ugiye gutera cyangwa iyo ugiye gukomera ntabwo buraba kurwanya sha ubundi se buriya ntakomeye n'ubundi arakomeye kuko buriya adakomeye nta wamuvuga. Hari umuntu yigeze kuvuga nawe warabimye karacicikanye ngo abantu bafata umwanya bakakuvugaho umva kuganira usamenye ku kazi. Hari umupasiteri wigeze kuvuga nimba ari ntagari minyone nimba ari Julienne Kabanda niwe wavuze ngo nimba ari ngo iyo nyine uri top nyine you become a topic nyine iyo uri umuntu ugezweho uri wowe uhinduka topic no uhinduka inkuru nyine y'umunsi igezweho uhinduka inkuru yawe ituhindura nyine tuzana story. Pastor Mutesi agezweho sha agezweho ariko ako noneho mfite ubwino utagira ngo buriya nabyo biramumanura bitamenyekana yanamenyekana kandi buriya ntabwo wagira ahantu hakomeye utaciye mu bigeragezo. Mfite ubwino mfite amakuru ndi nakuye kuri Bosco Empire y'umupasiteri bita ngo ni Prophete nimba ari Claude. Yes, Prophete Claude nawe se. Yapana Claude uri usanzwe abantu bazi kuri social media ngo nuwa ukuriye itorero bita ngo ni Soul Healing. Urumva aho Pastor Mutesi ngo ari kuzasezeranira. Ubwo yafase na church. Se ngo Pastor Mutesi nyine ngo yaravuze ngo uwo mupasiteri ngo niwe wabatije uriya mugabo we ngo ni Fredina kubera ko abantu baravuga ngo ni gutashatse umupagani kandi ari umupasiteri. Ako none numvisha amakuru yo kumwihakana uwo mupasiteri yamwihakanye ngo nta nubwo azi Fredina ngo yamubonye ngo ku kinyamakuru ngo yamubonye kuri Bosco Empire. Pastor Prophet Claude yabatije Fredina ariko kubera zino saga zabaye yihakanye Fredina yamwihakanye ngo ntago amuzi ngo amuzi ku ifoto ajyaga atuma asigura ubwase cyangwa ryatavugwa nawe yapfuye ntawe utayiryaho buriya wabona namuzi nawe uvuze ibintu biremereye mani buriya iteka ryose iyo abantu bari kugutera amabuye nibwo umenya abantu bawe banyabo kuko usanga abantu benshi bakuvuyeho abo musengana abo mukora nabo nibwo umenya abantu bawe banyabo ariko mva Pastor Mutesi ari strong yewe uriya mugore ndamukunda the way she is strong n'abandi bagore bajye bamwigiraho kubera ko buriya umuntu utavugwa yaheze mu nda ya nyina so reka abantu bamuvuge ariko nta kintu kiri bwica amarangamutima ye. Mfite amakuru nakuye rero kuki kinyamakuru ariko amakuru mfite amakuru nakuye kwa ntabwo kuba uri umutasi amakuru yose yo gutuga giukura harandi nakuye kwa Kasabe
oya ku kwasabe Isimbi TV. oya se Aha. wicara ukuri amakuru hano wandi se Hari andi nakwiye kwa Sabe, yo kwa yese nkameze gute Mutesi, wana ngo umugabo araryoha. Hey! Fredina se Pastor Fredina araryoha muri mwana. waryoshye Ni buryoshye. ariko n'ubundi bahoze babivuga urumva abantu bose nyine yagiye ashaka ariko niba wenda Fredina yarageze akakonfirma ndetse nk'urugero na Sandrine sibyo bati bamutwaye umugabo nuko impamvu yagiye avuga ari amagambo cyangwa atakanyira bamutwaye umugabo ndukubura nyine azi akamaro ka Fredina mfasha use wowe umuntu yawe atarakugiriye umumaro ataryoshye kwikirirwa umwirukanga inyuma kuri yavuze ati Fredina ni bora ahubwo Pastor Mutesi Imana imushyigikira ahantu ari kandi mugirire neza nubwo abantu bamwibasiye ako njye ntabwo ndi muri abo ariko Mutesi abantu zo guza tukwereka abantu Mutesi cyemakuru bikesha ahantu urasa kwatwereka ni ku Isimbi TV kwa Sabe Mutesi mukanyari yarariyo Fredina ngarandyo yavuze ubundi mubwira amagambo bivuze umugabo araryoha urukundo ruraryoha mwabantu urumva Pastor Mutesi ameze neza arishimye ntabwo yitaye ku by'abantu bavuga ntabwo ngende kubeshya abantu mutagiye ku Isimbi kanze tuba playingiremo gato mwumve amakuru ya Sandrine niyo buyazi bimeze gute buretse tubanze twashyiremo akavideo ka Pastor Mutesi gatoya babanze babyumva ari kubyivugira ariko anabakurire n'ababeshya ndaryohewe umuntu uri kunyumva akaba adakundwa ndamusabira Imana iguha abantu nk'abo yampaye enganya kuko aho ndi kunyura nta muntu wahanyujije nta muntu wanzanye ku isi ngira ngo barakabonye kano ka video urabona babeshya Pastor Mutesi ameze neza ndomiwe ako gihe iyo murebye ndishima ariko ibaza umugabo urabona mbere abagabo n'abarwanira umugore ngo antwaye umugore none ibaza umugabo niwe ari kurwana Pastor Mutesi ko ntago ari kurwana baramuterese bamujyana mu murenge bamushyira mu mago ahubwo bari kurwana bari inyuma reka tubitekerezeho neza njye reka mbivuge none ntabwo banze ngo Sandrine impamvu bamutashye bataryohereza nuza Fredina none si ubwo byaba bibasawa aho nawe waba ugiye kwinjira mu mabanga y'abandi y'urugo ibintu byo nibaza urumva umuntu umuta hari icyo atakuzuriza ndabeshya oya ntago ari ibyo none si ubu wowe abantu bose mwakundanye mwaragumanye tuvuze ngo Pastor Mutesi niwe bamuterese ni Fredina terese Pastor Mutesi si Fredina yamuterese yonde byari kumvikana neza iyo Mutesi yiteretera Fredina kuko yamumvugaho amakuru ngo ni umugabo ashoboye ariko umugabo niwe atinyutse none se buriya ngo icyo udafite iwawe ujya kugishaka ahandi ese nujyo ese ubwo ngenda yabeshye koko nawe n'ukuri umugabo uva abantu bose waterese wabonaga bitavamo ukavuga ati reka njye kugishaka ahandi ariko byo byagiye binavamo umugani wawe kubera yangeso anyway ntabwo turi abacamanza b'abantu ku ruhande rumwe na Sandrine ngenda mwumva nabe strong akomere kubera ko ari Sandrine yararenganye Pastor Mutesi wameze neza nta karengana afite ariko buriya she's okay abantu bari kuvanga arabeshya ngo ni pastor yamaze ni pastor akafite umubiri man reka mbabwire abantu bagiye batera mu Pastor Mutesi nagiye soma ntago ari kubirakarira ugasanga barare ngo umuntu w'umupasiteri ngo uraya ngo iki ninde utabishaka noneho abantu b'abagore muri aha ngaha mujya mugera mu gihe cy'uburumbuke bijya biborohera ngo nuko abagabo banyu badahari kuba umuntu adasambana no kubera ko afite Imana muri we so rero kuba umuntu yanze gusambana kerura agashaka umugabo bamureke bamuha amahoro ye sibyo ahubwo Sandrine Imana imubabarire ko yakoze icyaha cy'ubusambanyi Fredina yakimukoresheje yarihannye niko Pastor Mutesi yatubwiye Fredina yarihannye ahubwo Sandrine nawe yihane hanyuma yibere strong Sandrine nabonye ari n'umugore mwiza afite gwede yes bavuga nyashi ubundi narangiza isengera Imana iza mu mugabo mwiza kwa ko nawe ararengana so yagendeye mu kigare anigiye urukundo rukubana nihangane nango tuyabuze yaje nabe strong hari undi muntu nkunda rero mfite ubwino ari so ko bwino ntamusi wabo byukanye hari umukobwa bita Jessica wamenyerewe ku mbuga nkoranyambaga uramugore niwe muntu uzuvuga amakuru ahita akuraho nta bintu by'imikino baravuga agukuraho akantu
abikubwira uko biri uko biri niko kitakubwiye kitaba atari icyo cyatakubwiye ariko Jessica buriya nanjye ndamukunda abantu bagira umutima ukomeye Jessica nawe ni umuntu ugira ukuri kwinshi ni nacyo abantu bamukundira we azi ibintu ahita bivuga byorosora nta bintu byo kugenda buhawe abafite amakuru reka nawe tumushyiremo abantu bamukurikirane abantu mukurikiye Top TV show mukurikirane Jessica mumvi ikintu avuga kuri Pastor Mutesi ukuntu wabyumva ese wowe ubyumva ute andika muri comment utubwire ukuntu bino bintu byumva gusa ngiye ku giti cyanjye ndumva sinzi impamvu ndi kumva nshaka kujya mu ruhande rwa Pastor Mutesi ngiye kubaza kino kibazo Pastor Mutesi uri ku ruhande rwiwe uramwemera cyane ndanamukunda man sino kumwemera gusa biriya bintu yawe byakozwe ntabwo wigeze uvuga ngo ibiki n'ibiki ibiki se byakozwe yararambagijwe nk'uko abandi barambagizwa ajya mu murenge arasize uriya mugabo n'uwakangahe ibyo kuba ari umugabo wakangaye si byo tubyitayeho none se Jessica buretse muri video ye muraje mubana avuga ngo Jessica buretse araje umwumvana avuga ngo ese kuba umuntu abyarinda zivamo azareke kubyara ngo nuko yabyarinda zivamo so what umuntu nimba byarinda zivamo zikavamo ari 5 umwana wa gatandatu namubyara akabaho bazavuga ngo areke kubaho kubera ko inda za mbere zavuyemo rero Pastor Mutesi niba bambere byaranze uyu bikaba bikunze mu mureke yimerere neza abantu bose abona nabona ako nawe benda byumva ngumva nagare sawa yemba numva wenda bashaka undi mugabo wenda ari uko mwari mufitanye yapfuye urabyihangana ceceka aho ngaho nta byo kwiha ako suzihangana n'umubiri wihangana ubundi reka mbabwire none se yagiye ku ruhande akabikora rwihishwa ahugira ngo avangu ndakwaje ni umupasiteri agomba gushyira ibintu ku mugaragaro birimo umucyo kugira ngo abayoboye inama yoboye ariko manu uri inyuma zimenye ukuri aho ndarabizi ukuri inyuma ye uyu ni umushumba arashaka babizi cyangwa atabizi ariko ngiye ntabwo mvuga niko kuri uriya ni umushumba sibyo n'umuntu uvuga ngo Pastor Mutesi ngo se kirirego wowe ngo nubwo numva ubukristo bw'ahantu bushingiye kuko Pastor Mutesi yakoze nta hantu bigeze batwereka Pastor Mutesi yasambanye nta muntu wigeze ngo yasambanye nawe icyo yakoze ni ugushaka kuba yarashatse urugo rwa mbere agashakana n'uwa kabiri bikanga cyangwa se agakora amadivorce mini what byaranze ariko agomba gukomeza urugendo nese arwane n'umubiri wacu turacyari mwiza ubundi abakristo ngo barwana n'ibintu bitatu barwana n'isi n'umubiri na satani isi umubiri na satani umva reka tureke kwizimba mu magambo dushyiremo Jessica atwihera amakuru kuri Pastor Mutesi atwihera ubwina abantu bakunda Jessica twagiye dukora nawe duhagaze ako mukanya duhandi duhandi akomeye agenda akomeza katwiyumvire Jessica akaho kavanyeho uburyo wemera Pastor Mutesi kabisa bivuze ko Jessica na wamushyigikiye ni nyegeye yine se afite abayoboke arabafite aradufite reka twiyumvire Jessica nawe amakuru yewe sawa Jessica karibu kuri Top TV show murakoze cyane umeze neza shima Imana urashima Imana amen rero tugiye kuvuga ku nkuru zimaze iminsi zitrendinga kuri Pastor Mutesi hamaze iminsi havuga ibintu byinshi kuri we ubwo yaragiye mu rukiko na Ferdinand haza ngo abitwa ngo ni bamukeba ni benshi ntabwo twarondera amazina yabo ngo tuyarangiza ariko cyane cyane hazwi uwitwa Sandrine n'ikindi ngo Sandrine yaje kurwa biriya bintu wowe ubibona gute ntago navuga ngo mbibona gute kubera yuko uko mbibona bitandukanye n'uko undi wese ashobora kubibona ariko nta bukwe butaha butagezwe intorezo biriya ni ibintu bibaho kuba umuntu yajya gukora mariage hakaza abantu bavuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo ubukwe bube bwasubizwa inyuma siwe gusa byabayeho no kuri bana bume twarabibonye rero ubukwe bwose bugerwa intorezo ntago ari igitangaza kuba biriya byarabaye kandi ikindi ngiye nabibonye nko kuba bibabaje kubona abagore bakuze bangana kuriye umugore ungana kuriye ari we wo kuza kuvuga ngo uyu ngo twararyamanaga twakoraga iki twari umugore n'umugabo kandi nta mwana bafitanye nta sezerano bafitanye bira no kwiyandagaza usibye no kwiyandagaza noneho ngo ni na pasiteri baze nyine umuntu w'umupasiteri wowe nyine aba pasiteri dufite ni bariya muri iyi minsi
nubwo atari bose ariko ni bariya tuba twamaze kubona amashusho yabo. Niyo mpamvu rero ubu ngubu ngo pastor ngo utari pastor njye ntabwo nyashobora kubatandukanya kubera yuko mbona bose ari kimwe. Hari n'igihe utari pastor yera imbuto zabihaniye kuruta pastor. Rero ntabwo bikwiye abantu b'abakozi b'Imana ntabwo baba bakwiye kuza ku karubanda ngo bajye gucyocyorana ngo bahanganiye umugabo aho kugira basiganirwe kugera aho bagomba kugera. Ahubwo barimo baririrwa barwanira abagabo ushobora kuzasanga hari abantu ngeze mu ijuru nkabwa nti muraho yemwe ntimugire inama zaguye hoye sino kugwa gusa zararyamye. Hari zaryamye zaguye se buriya zaraguye bariya baraguye bagusha n'amazuru baranaryama. Ntabwo rero barahageza ahubwo ni ukuvuga ngo biriya bitwereka ibihe turimo, bitwereka abantu abari bo. Ntabwo uriya yambatiza pe, nta nubwo uriya yansezeranye kubera yuko namaze kubona imbuto yera uko zimeze. N'abakristo be sinzi icyo bagitegereje. Hari abantu bamushyigikiye ariko kuko ntabwo burya intama iyo zifite umwungeri mubi nazo ntiziba zoroshye, zigeraho zigahinduka ibirura. Kandi yaratuye yaturiye kuri kamera nyine avuga ko yihana icyaha cy'ubusambanyi. Haranditse ngo icyaha cyakorewe mu bwihisho kijye kihanirwa mu bwihisho, icyakorewe ku karubanda kizihanirwe ku karubanda. Buriya yagikoreye ku karubanda kandi wumva ngo aho yaratuye hose babizi ko yari umugabo we. Iyo ajya kwihanira kuri ako gasozi k'iwabo, ahubwo icyo ntajya amenya neza ko avuga ko yari umugabo we, ubundi akavuga ngo bari kubana mu kwa gatatu, ntaho avuga ko umugabo we babikoraga bataha, ntago babikoraga bari interne, babikoraga bari externe. So rero iyo babikora ari externe ntago biba bikuyeho ko ari umugabo we, kuko baba bakora ibyo umugore n'umugabo bakora bashakanye, ariko mu mategeko ntaho byari biri ko ari umugore n'umugabo. Hari chat ziherutse gusohoka ngamubaza ngo ko wari warambwiye ngo ko ari ukujya kurya hiti kwa Pastor Mutesi ngo bikaba byararangiye umukunda kundusha. Ndibaza nk'umuntu w'umupasteri kuba yashyigikirana n'intama ye, reka tuvuge ko ari intama ye y'umugabo, kujya kurya hiti ku mupasteri mugenzi wabo akemera ko uwo mugabo we bararana mu buriri, agenda akajya ku wundi mupasteri kugira ngo nawe arye hiti. Ni urumva ni ukuvuga ngo urucira mukaso rugatwara nyoko, wumvaga yuko uri mu kagambane kuko bari bujye kurya hiti bakabesha uriya, none byarangiye umutego mutindi ushibukana nyirawo kiraho. niko bigenda rero ntago nyibiriya biba bitunguranye. Ni ukuvuga ngo iyo ufashe umugabo ukamwohereza ahantu ngo kuko ari gushaka amaramuko ugaterera iyo teka niteka birangira aho ashakira amaramuko ari n'aho ashakiye umuryango. Ariko ngo yaje no kurwara ngo kubera abantu ngo bamushyiragaho stress, ngo baraje ngo baramubwira ngo ajye ku binyamakuru ngo avuge yuko ngo nyine asaba imbabazi Abanyarwanda. Mperuka kubona arasaba imbabazi Abanyarwanda, se yabakoreye iki? Nasaba imbabazi Mutesi, asabe n'imbabazi uwo yita umugabo we, kubera yuko nibo bafitanye bashobora kuba bagirana ikibazo. Naho twebweho ntabwo twagirana ikibazo kuko yaduhaye views. Abanyarwanda abatureba yabahaye icyo kureba, natwe tubaha ibyo bareba, tuma tubona views, yarakoze. Ariko hari aba bagiranye ibibazo kubera ibyo cyane, nibo rero agomba guca bugufa agasaba imbabazi. Nk'abakristo na abakristo rwose mbabwiza ukuri, buri wese azajya mu ijuru ku giti cye pe. Nimba amaze kubona ko umwungeri uri kumwe nawe atari we, fata iyindi nzira. Ariko rwose kuba yaza kugusaba imbabazi kereka wabishaka, ariko njye sinashishikariza umuntu ngo saba imbabazi umukristo kuko nawe ni umuntu mukuru, inzira barimo abayireba baba bahishuriwe byinshi. Reka Sandrine duse nk'abamuvaho kubera yuko bimaze kuba byinshi cyane, twasanze nta n'umuti birimo. Umuti uhari nuko Ferdinand na Pastor Mutesi basezeranye, nta kizabihindura cyangwa se wenda bizanahinduka nta wamenya. Ahubwo noneho umuntu ngo bita ngo n'umuhanuzi nibishaka wahanuriye Pastor Mutesi ko agomba kuzabana ngo n'umusaza w'uruhara w'umudiyespora. Ngo mperuka kumubona ku binyamakuru avuga ngo niba atari uwo mugabo ngo nta wundi bazabana, ngo nabwo buzapfa.
n'Imana yavuze. nyine icyo abantu bavuze ku muntu kiba gitandukanye n'icyo Imana yanditse ku muntu, nicyo bivuze. Kubera yuko umuntu ashobora kuza akavuga ngo dore ndarahiye, arega hari ikintu mwibeshya mwe mwiyita abahanuzi, abo banibishaka nta nubwo muribeshya cyane. Mwebwe muvuga amarangamutima yanyu y'ibyo mushaka, ntabwo muvuga iby'Imana ivuze. Kandi gushaka kwawe gutandukanye no gushaka kw'Imana. Umugambi w'Imana ni mwiza ku bantu, ariko wowe ushobora kuba ufite imigambi mibisha ku bantu. So rero ntago nakubwira ngo ibyo utekereza ni ukuri, ko ntago ibyo utekereza n'ibyo wifuriza abantu byose ariko biba ari ukuri. So icyo nabwira abantu, mujye mwifuriza abandi byiza, kubera yuko ntawamenya umunsi n'igihe. Nk'ubu nk'abariya bagore, umwe yifurije undi kibi, birangira ari we kigezeho, ari we gishibuka. So rero nawe uba ugomba kwifuriza undi cyiza, kubera ko ushobora kumwifuriza ngo Ukuri ngo ushaje ngo cyane, ugasanga niwe uryanye umukecuru ushaje cyane. Kandi ikindi, abaye anashaje cyane ari we yandikiwe it's okay. Ariko none yibaze kuvuga ngo azajyana umusaza ngo ushaje ngo Ukuri, akajyana umusore ungana kuri birababaje. Ariko Pastor Mutesi aherutse kumuta hanze mu kiganiro aherutse gukora, avuga yuko ngo uriya mugabo ngo ni nibishaka w'umuhanuzi ngo yahanuriye ngo uwo musaza ari we wabimusabye, ahubwo ngo akamuhitura ngo kugira ngo aze kubwira abantu yuko Pastor Mutesi agomba kuzashaka ngo uwo musaza. Ukibaza ibi bintu ntibishobora kuba ari ukuri, nibishaka akaba ari kuza kwiregura, kandi koko yaragiye muri aka kagambana akabona ntago bikunze. Iyo witereye mu mata nk'isazi, ugomba no kwirengera ingaruka zabyo. Ese gute wamubwira ngo azabivuge? We ni ikigo ryiserega, tujye tumenya ko abantu turakuze. Ntabwo twebwe turi televiziyo ikoreshwa na telekomande umuntu afite. Twebwe tuzi ubwenge, turakuze, tuba tugomba gukora ibintu twatekerejeho. Hagati aho ngaho ibyo byo ntacyo nabivugaho, kuko ni umuntu mukuru. Ariregura avuga yuko ngo ko mbere yamwemeraga yaje kumupfobya gute, kandi nawe wamuzanye imihanda. Buriya abantu bose uzabona bakwemera ngo barabikweretse, siko bizaba ari ukuri. Hari impamvu bazaba bakwemera, hashobora no kuza impamvu ituma bakuvaho. Rero ntabwo wavuga ngo umuntu arakwemera. Akwemera se kubera ukarema impamvu ituma atakwemera. Oya. Ahubwo kereka niba impamvu ushobora kunyemera hari icyo waba unyitezeho, icyo wanyitegaga ukabona ntago gishoboka. Ibyo byo birashoboka cyane. Ariko abantu mu buzima bwawe bazaza bakagenda nta mpamvu, n'ubundi nuko nta kintu gifatika cyakabaye gituma bari mu buzima bwawe cyane. Ko umuntu nava mu buzima bwawe akagenda nta mpamvu ifatika afite, nuko n'ubundi nta impamvu ifatika yari afite yo guhama mu buzima bwawe. Ako n'ubu ngubu ngewe dukurikije izi nkuru za Pastor Mutesi, simbyumva ukuntu abo bahanuzi bavugana n'Imana. Ngiye si ndi umuhanuzi, nawe ntago uriho. Ariko ngewe ntago ndi umuhanuzi. Abo bahanuzi bavugana n'Imana ibatuma ku bantu, ikababwira ngo banyure ku social media banze babitangariza isi, biriya bintu buri urabyemera? Nge narababwiye ngo iyo Mana nibantuma muzayibwire ngo izaho ntuye. Ntago irangisha, irahazi. Kuki batuma muri amaposta? Ku buryo umuntu aza kuri social media. Nta muntu mwisi nkeneye umpanurira. Kuko Imana ituye muri nge. Izaho ntuye ngendana nayo. Gutiri bujye kuntumaho umuntu uri i Kigali nge ndi Musanze, kandi twirirwa nanjye nayo. Ubwo ni ubujajwa. Ubwo ni ubujajwa. Ako arabo bahanura bigasohora. Ni ibintu biba byahuriranye, nge ntago nemera ubuhanuzi. Ese Pastor Mutesi ntibamanure Ferdinand bitarasohora. None uriya n'umusaza Ukuri. Oya, buri abahanuzi baratandukanye. Umva mbabwire, ubuhanuzi buhari muri iyi minsi ni scam. Turi mu bihe bya nyuma. Nukuvuga ngo uraza unyigireho inshuti, tube inshuti kuri plani yawe. Umenye ubuzima bwanjye, umenye ko naraye nshwanye n'umugabo, umenye ko naraye mukubise cyangwa wankubise, umenye ko ntabyara, umenye ubuzima bwanjye bwose. Then wowe ntuzigera unyereka ko ujya no gusenga. Yego, tubane nzi ko uri umupagani, kandi ko kuba uri n'umupagani. Nurangiza ugende ushyira amakuru umuntu waho nsengera. Umubwira turi yararwanye n'umugabo, ntabyara, byagenze uku, mu buriri ibikorwa ntibigenda neza, mwene nde ngiye gusenga.
njye kumva umuntu arahagurutse aramanura ati ntubyara mu buriri ntibigenda uku rero warwaraye urwanye n'umugabo Imana ikuyeho ibi ariko kugira ngo ibikureho ugomba gutanga icya 10 ugomba kuzana umukeka wo mu rusengero kandi bayaguhaye ngo ugure ushaka ko ari njye ugura nuko rero twarabamenye kandi utangira urira ati yewe ugirana ikibazo n'umugore mugenzi wawe umugore wenda wa kameramani mugirana ikibazo ntajya asenga ariko urabizi ko kameramani ajya gusenga mugahurira mu masengesho ububwiye umuhanuzi ati maze rero uze kuvuga ati uriya kameramani umwana afitanye n'umugore suwe uri kumva yamubyaye hanze ubu urahagurutse kuko nabikubwiye bivuye ku rwango mfitanye n'umugore umuhanuzi aba arahagurutse ati haleluya ati Imana imbwiye ibi nibi ati nukuri ati umuntu uri ahangaha w'umukameramani ati ufite agasatsi kameze uku wambaye inuzi imeze uku ati Imana irambwiye ngo uriya mwana w'imfura suwawe umugore yamutaruriye mu gasozi utahana umuhoro kameramani atahana umuhoro agiye gutema umugore cyangwa bamubwiye ati umugore mu bana suwawe ati Imana igiye kukubakira urundi rugo rw'umugisha Imana iguhaye umugore ufite inweri z'umukara ufite uduherena tumeze uku ufite utuntu tumeze uku neza uwo muhanuzi ari kuvuga umugore azi ko yicaye maho kandi uwo mugore niwe watumye uwo muhanuzi maze wa mugore atangira kujya yivugishwa kuri wa mugabo namara kuvugana nawe kameramani atangira avuga ati ye tuyu si Imana yambwiye ufite inweri z'umukara dufite uduherena tumeze uko ufite intoki zimeze uko ati n'uyu Imana yambwiye kandi yambwiye yuko nimwirengagiza nta wundi nzabona mu buzima bwanjye n'uriya nawe nzamubura sibwo batangiye ubusambanyi umusubiriza ivumbi rigatumuka imvura ikagwa kandi ari Imana yavuze ngo Imana yavuze yabaye abatubuzi bakigira mu busambanyi buriya wasanga na ngo ninde ufite ibibyimba hano ngo ufite ibibyimba mu nda ngo kugira ukire ngo uze kunsanga ngo hariya mwebwe mugira ivuriro ry'ibibyimba ariko bajya bakora ngo bakamusanga ngo mu cyumba ngo manura ikariso ngo bigende mwebwe muri ba muganga cyangwa ati ubanze uhe kumushumba kugira ngo uzabone kubyara wari warabuze urubyaro akakumvisha n'uburyo uzabyara muri umuna wa Yesu kuko yatewe inda n'umushumba yewe nuko bigenda rero injiji zihari ahangaha rwose ziri gutanga ibintu by'abagabo babo ngo cyangwa bagasohoka ingo zabo ngo abagabo sababo ngo abagabo sababo ugasanga noneho hari akantu abarokore bagira abarokore bagira akantu ko kwitanga mu rusengero ugasanga agiye mu rusengero kuko yabonye umugore wa runaka yitanze ibi nawe agahita yitanga byinshi ngo bari kurushanwa kandi ntazi uwo nguwo ibyo yitanze aho yabikuye ntazi ibyo atunze uko bingana ahise nawe ahaguruka aritanze yitanze intebe yicaraho mu nzu arangije baraje bateruye za ntebe aritanze agiye mu nguzanyo bamuteje cyamunara inzu agifite inzu agifite intebe agifite udufaranga barokore bagenzi be baramusuraga ariko iyo amaze kubibura uhoraho nta n'umuzanira igikoma mu nzu n'urusengero aruvamo kuko ibitenge yabigurishije ntiyongere kujya gusenga kubera ngo bandebe banahura akabakweba Jessica yatanze 200 mu rusengero reka ntange 300 murengeho 300 wowe uri kujya kuyaguza mugenge we mfite aho nyakura uri kumva ikibazo ahantu kiri kandi wakoze musigamo n'ayandi kagakiza ngewe rwose sinyigashaka kameze uko akagakiza ko kuza kwaturira ibyaha kuri social media Imana no guhanurira kuri social media ngerega no kwaturira umuntu ntago mbikunda none se kankubaze urifashe uri kumwe n'umuntu ntumuzi muhuriye mu rusengero uwo munsi cyamuhuriye mu cyumba cy'amasengesho ngo Imana imbabarire ngo naciye inyuma umugabo wanjye yewe ugasanga wenda baranakorana cyangwa naguze imyitwarire akahita avuga ati ndashaka umugabo uriya mugore akajya baririza cyangwa ugasanga umuntu arahagurutse ngo Imana ngo ndayishima ngo nari umusambanyi kabuhariwe ngo none ngo navuye mu buraya ngo naryamanaga n'abagabo 7 ku munsi ufite fiance uri kugufiansa aho ngaho kandi ari kuvuga Imana yamukuye uri kuvuga ngaho Imana yagukuye burya hari ibintu tuba tutagomba no kuvuga aho yagukuye yarahagukuye ntiteze ko wagusubiza niba ariyo yakuvanyeyo none fiance wawe arabyumvisha ese akubwa ati reka ibyo bintu ntabyo narinze tingiye nta mariage ngifitanye nawe ashobora no kuba biza ahubwo adashaka ko abantu babimenya
rega umuntu ugira ibanga Imana nagikunda injajwa Imana nagikunda injajwa iyo uri injajwa nayo ntagikunda kabisa ikintu nakibwirira abantu gukizwa bitandukanye no kujajwa sibyo ntago ngiye nkijijwe cyane ariko nanone sindi uwo gupfa ngo mpfapfane gusa abapasiteri dufite muri iyi minsi abakozi b'Imana dufite muri iyi minsi ntago ariko bose ari abizerwa kandi sinako bose ari babi hari ababikora uko bikwiye ariko muri iki gihe cya nyuma turimo biragoye kumenya ngo uyu muntu arakijijwe cyangwa ntagakijijwe rero namwe murabibona abapasiterine dufite murabibona abapasiteri dufite namwe murababona turabibona niyo mpamvu ngiye nta mukozi w'Imana wo kuri YouTube nzizera ataraje kuri YouTube ngakorereho iki Imana yamutumye aho ujye baze babwiriza ubutumwa bwiza bari kutwigisha uko bagira uko basambana nta mbaraga nge gifite zabyo kabisa hari abamaze iminsi bavuga kuri kiriya kibazo ngo cya matirisi ya Pastor Mutesi bamwe bakavuga ngo yayikuyemo ku bushake abandi ngo ni uburwayi nkibaza hari umuntu w'umubyeyi watinyuka kugenda akajya kwa muganga agakurishamo matirisi koko byanyabyo ntayagira se ni ibivugo ngo ntago azabyara matirisi we yavuyemo kandi bivugwa n'abakozi b'Imana bagenzi wenda nawe yarabyihannye wamenya ari ibikiko bakura ese inkuru ubundi se wayikuramo ari ubushake bwa ntago bijya kwa muganga ntago nzi ko byemewe gukuramo matirisi ubishaka biba ari ikibazo ntago bashobora kubikora ariko ugasanga abantu babishyushyemo kandi abapasiteri bagenzi be nibo babizana ayo makuru ushobora gusanga yaravuze ati Imana yarandinze matirisi bayikuramo nzi ko ngiye gupfa none mbayeho bakata babyurira ntawamenya aho babikuye ariko inkuru nimba ko karibye inkuru ziva muri twe nitwe duha abantu icyo kutuvugaho bibaye atari byo nakumva ko ari ukumuharabika ariko bibaye ari byo nanone ku rundi ruhande bikaba biri mu bantu benshi nta handi byavuye kereka abo wabibwiye kuko ntago ntekereza ko muganga yagukuriyemo matirisi ari we wagiye kuvuga ngo uyu muntu namukuyemo matirisi muri matirisi 100 yakuye ubwo yibutse yawe gusa biragoye kabisa nese Jessica tugana ku musozi w'ikiganiro nagira ngo tuvuge ku kintu abantu bamaze iminsi bavuga ngo Pastor Mutesi ngo gushaka gatanu ngo ni uburaya nta mupasiteri bagakwiriye gukora biriya bintu abandi bakongera ngo ingaruka zizaza ku bana biriya bintu kuba ari umupasiteri bivuze ko atemerewe kuba yashaka undi mugabo kandi akiri muto cyangwa se kuba afite abana ntago abyemerewe uwatwaye inda inshuro ijana ntago zikunda uwatwaye inda inshuro enye inda zikavamo ntago aba yemerewe gutwita nanone ni ikibazo uwapfushije gatanu se ntago aba yemerewe kubyara nanone kandi ari umupasiteri wose baravuga ngo arabyaragura kandi abyarapfusha none kubera iki washatse rimwe bikanga kabiri bikanga gatatu kanatashaka kubera ngo iteka ryose umuntu akiriho akeneye umwunganizi mu buzima bwe gusa wenda hari igihe uba ufite imyitwarire idahwitse ikaba ishobora gutuma unaniranwa n'abantu aho ngaho nawe uba ugomba kwicekinga ariko nanone hari igihe abo bantu bashobora kuba badahwitse nabo nyine ukawusanga ntibakubereye abantu b'umugisha gusa biragoye ko umuntu 1 2 3 4 5 baza mu buzima bwawe ari bo babi bose munaniranwa abantu babivugaho bakavuga ngo ni gute abagabo 5 bose bamunaniye abandi ngatera umwaku ngo harimo n'abapfuye kwibaza ntarega umuntu umwaka arawuvukana buri muntu wese avuka apfumbatije akaganza bapfumbatije ibye yaba imyaku n'imigisha umwaka umuntu arawuvukana nta muntu ushobora kugutera umwaka utavukanye mu buzima bwawe cyekanye ndabaguteje abazimu ariko nta waguteza umwaka sibyo iyo uri umuntu usenga nta muntu waguteza umwaka sibyo ikintu nakibwirira abantu kuba yashaka inshuro zingahe ibyo ni akazi ke ntago ari mwe mumushakira nta nubwo ari mwe mu mutunga ni uburenganzira bwe gushaka inshuro zose ashatse kuko igihe cyose akiri hakeneye umwunganizi nta muntu ukunda imbeho ya nijoro turi kumvikana ibyo mubimenye ni umuntu akeneye umwunganizi mu buzima bwe abantu babihuza ngo no kuba afite title ya pasiteri bakumva ko ibyo bintu atabyemerewe ngo ari uburaya ngo ari ugushyigikira abantu gusenya ingo bakajya gushaka izindi abantu babifata uko ntago nabarenganya kuko bafite uburenganzira bwo kubifata gutyo kuko umuntu nka pastor kumva ngo ashatse inshuro 5 biragoye ariko birashoboka nk'abana hari igihe satana guteza icyo kigeragezo kugira abantu bagufata uko utari cyane ku bana ho ngo abana bizabagiraho ingaruka iyo ashatse ntago ajugunya abana abakiri kumwe nabo
ntabwo iyo ashatse yibagirwa abana aba akibafite kandi akibabereye nyina rero ndumva nta kibazo bishobora kubateza. bajya bavuga ngo ujya kurambagiza umukobwa ngo arambagiza nyina, ngo niyo mpamvu ngo ngafite abana b'abakobwa ngo umukobwa mukuru ngo umuse umuntu ngo yamurambagiza gute ngo abona nyina ajya mu ngo azisenya nawe bamaranye. Uwawe nahajya niyo yaza asanga nyoko yarashatse mu ngo 500 arakujyana pe. Uwawe ahora ari uwawe ntahajya ntagarebera kuri nyoko. Hako umuntu yubaka uko ari umugani njya numva bavuga ngo ushaka kubaka nkuko nyina yubatse ngo amaramazu. Amaramazu nyine. Amaramazu. Ni ukuvuga ngo kuba nyina yarashatse kuriya umuntu uzaza agakunda umwana we byanyabyo ntagazita ngo nyina byagenze kuriya kuko umuntu arivukira. Sibyo rero ntago nta hantu bihuriye no kuba umwana byagenda nabi. Wobona nta ngaruka bizagira. Nta ngaruka byabagiraho kireka badasengeye. Sibyo rata. Naho iyo umuntu asengeye n'ibyo bisengeye nta kibazo kabisa. Bivuze rero ngo abantu bamaze igihe bicarira Pastor Mutesi ngo abana bamufitiye impuwe. Ubu ngubu bararyoshye ameze neza we na Sheri. Muri bize mwebwe mu kumuvugaho. Turi kumuvugaho yabaye yuzi mu gihe we ameze neza Imana yamusubije isengesho amaranye iminsi ibyo yari yarasengeye. Nayiterera amasari rero. Nayiterera amasari. Cyamuterera amasari umugabo. Naterera amasari Imana. Umugabo se shaho umugabo. Ko yaje nakagenda. Niki wabwira abantu begereye Sandrine? Ikintu nababwira mu mwigishe ko uwo wagiriye neza ntago ari ukwitura neza. Ikindi kandi mu mubwire ko umugabo we ari uwo bazaba barasezeranye. Muri iyi minsi ntawe basezeranye amenye ko umugabo ari Yesu. Ikindi kandi ntago ari byiza ko ibintu byose bizana kuri social media. Nibamuganirize bamubwire ko abagabo barahari n'inkinda ku mutindi ahubwo igisabwa nukuba ubwe amenya uko yitwara no kubisengera cyane Imana ikamuha uwe wanyawe. Nubuhe butumwa waha nka Ferdinand aramutse yumvishe kino kiganiro ukurikije ibimaze iminsi bimuvugwaho? Ubutumwa namuha ni yubake rukomere kandi ajya asenga cyane azirinde bimutandukanya n'Imana kandi azirinde kuba yasenya indi nshuro ko ni igikomere azakunde Mutesi amukundire nabi. Reka tugushimire Jessica wakoze kubana natwe kuri Top TV show. Nagira ngo mbwira abantu badukurikiye ndetse n'abari bufungure kino kiganiro mudushyigikire mu biganiro byacu bya buri munsi, mukande like, mushyireho comment, mukore share, subscribe, ibintu byose kugira ngo mukomeze kubana natwe mu biganiro bitandukanye. Mwabonye ko twari turi kumwe na Jessica yaturyohereje ikiganiro rwose. Imana imuhe umugisha kandi namwe badukurikiranye Imana ibahe umugisha. Reka mbabwire ngo ciao naho ubutaha.